Ese wigeze wicara wenyine ugatekereza uti kuki umuntu ambeshya ntacyo byamwungura, ntacyo agukuraho, ntacyo biza kumwungura, nta nyungu, nta mafaranga, nta cyubahiro, ariko akabeshya? Iki ni kimwe mu bibazo bikomeye by'ubuzima abantu benshi bahura nabyo, ariko bake bakibaza byimbitse. Kubeshya ntibikiri ikibazo cy'abantu babi gusa. Kubeshya kwinjiye mu buzima bwa buri munsi, mu nshuti, mu muryango, mu rukundo no mu bantu bavuga ko bakwizera. Ikibabaje kurushaho ni uko hari igihe umuntu abeshya atarimo kugirira nabi uwo abeshya. None se ikibazo kiri he? Ese abantu babeshya kubera ko ari babi, cyangwa hari ikintu cyimbitse gihishe mu mitekerereze yabo batabasha no kugenzura? Uyu munsi reka twinjire mu kibazo twitonze, dutekereze byimbitse, twumve n'ukuri gutuma umuntu abeshya niyo nta nyungu bifitemo. Ikaze mu kiganiro, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe, share ndetse na comment. Abantu benshi babeshya nk'ubwirinzi. Hari abantu bakuriye ahantu batavuga ukuri na guke. Iyo wavugaga ukuri warakubitwaga, waratereranwaga, wafatwaga nabi, bityo ubwonko bukiga ko kuvuga ukuri ari akaga. Kubeshya bigahinduka nk'inkuta zirinda umutima. Niyo mpamvu umuntu ashobora kukubeshya ku kintu gito cyane, atabizi, atabitekerejeho, kuko ari imyitwarire yamwiyubakiyeho. Hari abantu batinya ikintu kimwe gusa, kutemerwa uko bari. Kubeshya bigahinduka uburyo bwe, kugaragara neza, kutababaza abandi, kudasa nabi. Umuntu akabeshya atyo atagamije inyungu, ahubwo agamije kugaragara neza. Hari abantu babeshya kuko bumva ko batihagije. Ukuri kwabo kubabera indorerwamo ibereka intege nke zabo. Kubeshya bigahinduka ishusho nshya biyerekana. Si uko bashaka guhembwa, ahubwo bashaka kwiyumvamo ko hari icyo bavuze. Ku bantu bamwe kubeshya ntibikiri icyemezo n'akamenyero. Bavuga ikinyoma nk'uko abandi bavuga ukuri. Ntibabipanga, ntibabitekerezaho. Ni ibisigisigi by'imyaka myinshi babayeho batazi ukuri. Hari igihe umuntu abeshya ngo adahangana n'ukuri. Ukuri gushobora kubabaza, guteza ipfunwe, gutuma umuntu yiyumva nabi, bityo ubwonko bugahitamo ikinyoma nk'icyoroshye, niyo nta nyungu gihita gitanga. Hari abantu bavuga bati naramubeshye kuko sinashakaga kumubabaza. Nubwo atari byiza, bamwe babeshya batekereza ko ari impuhwe atari ubugome. Icy'ingenzi tugomba gusobanukirwa, si abantu bose babeshya ari babi, ariko ikinyoma niyo cyaba kidafite inyungu kigira ingaruka. Kigabanya icyizere, kigaca umubano, kigatuma n'ukuri nyako gutakaza agaciro. Rimwe na rimwe kubeshya bituruka ku kutiyizera. Hari abantu babeshya kuko batemera ko ukuri kwabo guhagije. Bumva ko ibyo bagezeho bidahagije. Bumva ko amateka yabo adashimishije, bityo bagahitamo andi mateka, andi magambo, indi shusho. Si uko bashaka kugushuka, ahubwo nuko batinya ko ukuri kwabo kutazigera kwemerwa. Hari abantu benshi babeshya nk'uburyo bwo kugenzura ibintu. Ku bantu bamwe ikinyoma ni nk'intwaro yo kugenzura uko abandi bababona. Bamenyereye ko iyo navuze ukuri bazanekereza gutya. Niyo nta nyungu ihita igaragara, kugenzura uko abandi babatekereza bibaha ituze. Hari bamwe babeshya kubera ko amateka yabo ari mabi kandi abababaza. Hari ibyo batishimira, hari ibyo badashaka kwibuka, bityo ikinyoma kigahinduka. Ukuri gukurura ibibazo byinshi. Ikinyoma kikazana amahoro y'igihe gito. Abantu bamwe babeshya kugira ngo batabazwa byinshi, batabazwa impamvu, batabazwa ibisobanuro. Niyo nta nyungu ibirimo, bashaka amahoro y'agahe gato. Kubeshya bituruka ku ipfunwe. Ipfunwe ni imbaraga zikomeye. Iyo umuntu yibaza ati ibi nimbivuga bazansuzugura, ahitamo kubeshya aho kwemera ukuri. Hari abantu batize kuvuga ukuri, banezezwa no kuvuga ikinyoma, kwihisha mu magambo, ariko ukuri kubatera ubwoba kuko ntawe wabatoje kukuvuga. Hari abantu babeshya kuko babana n'abantu babeshya. Ikinyoma kikaba ibisanzwe, ukuri kukaba ikintu kidasobanutse. Kubeshya bigahinduka umuco. Hari abantu babeshya kugira ngo birinde imbere mu mutima. Hari ukuri gushobora gusenya umuntu mu mutima, bityo ikinyoma kigahinduka. Reka mbike ibi ntibinsenye. Niyo nta nyungu ihari, barinda umutima wabo. Hari abantu babeshya kubera ko batazi ingaruka. Hari abatekereza ko ari ikinyoma gito, ariko ntibamenye ko ikinyoma gito cyubaka ingeso nini. Guhitamo ukuri si ibintu byoroshye, ni urugendo, ariko ni urwego rutuma icyizere kigaruka, umutima uruhuka, umuntu yiyakira uko ari. Ukuri ni gutuma uba umuntu w'intungane, ariko gutuma uba umunyakuri.
niba hari umuntu wakubeshye atabikoreye inyungu, menya ko ashobora kuba yararwanaga n'ikibazo atakubwiye. Si ukuvuga ngo wihorere ukoresheje ikinyoma, si ukuvuga ngo wemere kubeshywa, ahubwo ni ugusobanukirwa ko kubeshya kenshi ni induru itavuzwe, ni ubwoba bwihishe, ni intege nke zitavuzwe mu magambo. Niba warisanze warigeze kubeshya nta nyungu ubifitemo, ihangane. Ibyo ntibiguhindura umuntu mubi, ariko bikwereka aho ugomba kwikosora. Ukuri kurababaza ariko kurakiza, ikinyoma kiroroshye ariko kirasenya. Reka twigireho kuvuga ukuri buhoro buhoro, kuko ubuzima bwubakiye ku kuri burakomera, kandi umutima wamenyereye ukuri uraruhuka. Niba wumvishe iyi nkuru igukoze ku mutima, isangize n'abandi. Murakoze kunyumva.